Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse mu byigisho byacu bisanzwe muri kumwe na Horike. Uyu munsi rero twabateganyirije iki? Banza ukore subscribe, ukore like kugira ngo ibyigisho zajya tubaha byo kuzajya bigucika. Iyo wakoze subscribe warakanze akazogera, iyo dushyizeho icyigisho ako kanya utukibona mu ba mbere. Icyigisho kita kikugeraho ukabona notification hejuru ikwereka yuko twashyizeho icyigisho. Niba rero uri mu badukurikira kandi ukaba ubona ibyigisho tubaha bifite akamaro, please kora subscribe. Uyu munsi rero tugiye kwiga ibintu byerekeranye na RURA. RURA ni iki? RURA itumariye iki? RURA ni ikigo gikomeye mu bigo biri mu Rwanda. Reka turebe bimwe mu byo RURA ishinzwe, turebe ngo RURA idukorera iki. Ariko uyu munsi ndashaka ko turi bwibande ku gice kimwe cyerekeranye n'ibinyabiziga. Nk'uko mu byigisho byatambutse twize ibinyabiziga, twiga umusoro w'ibinyabiziga, twiga aho Rwanda Revenue na polisi bihurira ku binyabiziga. Uyu munsi rero tugiye kureba igice kimwe cyerekeranye n'ibinyabiziga kuri RURA. RURA ishinzwe ibintu byinshi, ariko uyu munsi tugiye kureba ku gace kamwe ka RURA ku binyabiziga. Reka turebe ni iki RURA ishinzwe ku binyabiziga mu Rwanda. RURA ni ikigo rero gishinzwe ibintu bikurikira. Itegeko rero rishyiraho RURA riha inshingano cyangwa se riha inshingano zo kureba niba serivisi zitwara abantu ziboneka mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo ubwo turi ku gace k'ibinyabiziga. RURA ishinzwe ibintu byinshi, ariko nk'uko nabibabwiye reka twirebere ku gice cyerekeranye n'ibinyabiziga. RURA rero ikintu cya mbere ireba ni uko mu bice byose by'igihugu harimo imodoka zitwara abantu. Mu mucyo ibyifuzo byose bifatika by'abantu bose n'imiryango bikareba yuko rwose agace wenda tuvuge Kanduba, ese haba hariyo bisi zitwara abantu, ikareba kuri Basese, ikareba se ahantu bita Ibicumbi, ikareba se ahantu bita Kanyarira, cyangwa se ahantu bita ahantu runaka, bakareba bakavuga bati aha hantu ko tureba hataha abantu benshi, ntidukwiriye kuba twahashyira imodoka zitwara abantu. Ibyo biri mu nshingano za RURA. RURA rero ishinzwe gutanga no kuvugurura nanone impushya n'uburenganzira ku bikorwa bya serivisi zitwara abantu. Ni ukuvuga ngo iyo imaze kuvuga ngo hari ahantu hakenewe bisi zitwara abantu, ni nayo itanga impushya, ni nayo itanga uruhushya rwo gutwara cyangwa se rwo gutwara abantu ubajyana muri ako gace, gutegura inzira, kugenzura urwego rwa serivisi no kubahiriza amabwiriza ya serivisi zitwara abantu. RURA ifite mu nshingano yayo gutanga impushya mu gutwara ibintu n'abantu ku butaka ndetse no ku mazi. Niba utari ubizi yuko no mu mazi RURA igerayo, RURA igerayo. Niba ubwato butwara amazi, autorisation bafite bayihawe na RURA. Reka rero turebere hamwe zimwe mu mpushya cyangwa se uburenganzira. Hari icyo bita uburenganzira, hari n'uruhushya, license and authorization. Reka duhere kuri authorization cyangwa se autorisation RURA itanga. Uburenganzira bwa mbere RURA itanga, hari authorization for electrical rental cars, uruhushya rwo gukodesha imodoka zikoresha amashanyarazi. Ubwo ni uburenganzira bwa mbere. undi muntu ushobora kuba ashaka gukora
tagisi zikoresha amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo urashaka gukora tagisi, hari gukodesha amamodoka no gukora tagisi. Izo ni impushya ebyiri zitandukanye, ni uburenganzira bumwe butandukanye. Niba ushaka gukora kampani ikodesha amamodoka, ariko ayo mamodoka akaba ari electric, akoresha amashanyarazi, izo modoka zigomba kuba zitarengeje imyaka 5 zikozwe zivuye mu ruganda. Ahangaha rero uyu muntu nawe ahabwa icyo bita authorization, uburenganzira. Noneho niba ushaka gukora taxi, ukaba ari wowe uyitwara ugenda utwara abantu, uyu muntu nawe ahabwa icyo bita authorization. Niba ushaka uruhushya rwo gutwara ibintu, authorization for goods transport, uyu muntu nawe ahabwa authorization na RURA. Motorcycle, uruhushya rwo gutwara abantu kuri moto, aha naho uhabwa uburenganzira, uhabwa authorization. Hari authorization rero, ibi bintu abantu benshi barabyitiranya cyane, authorization na license. Authorization ni uburenganzira, naho license ni imushya. Urumva, uburenganzira bwo gutangiza kampani, uburenganzira bwo kugendesha moto witwayeho abantu mu muhanda, naho license harimo icyo bita uruhushya rw'agateganyo rwo gukora ubwikorezi rusaba ipiganwa. Hari uruhushya rwo gutwara abantu bambuka imipaka, izo ni impushya. Public transport license, cross borders, urwo ni uruhushya. Hakaza uruhushya rwo gutwara abantu hagati y'imijyi, hakaza uruhushya rwo gutwara abantu hagati y'imijyi uhagarara ahantu henshi, urwo ni uruhushya. Hakaba uruhushya rwo gutwara umuntu umwe, hakabaho uruhushya rw'agateganyo rw'imodoka zikodeshwa, hakabaho uruhushya rw'imodoka zikodeshwa, uruhushya rwo gutwara abantu kuri moto ruhabwa ibigo cyangwa koperative zujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo koperative ikaba ishaka, ukaba hariho koperative ivuga ngo twebwe turashaka gushyiramo amamoto muri koperative yacu azajya atwara abantu, icyo gihe uhabwa uruhushya. Uruhushya rwo gutwara abarimu n'abanyeshuri, biriya bita school bus license, ugomba kuba ufite license. So iyo tuvuze license, ni ukuvuga ngo ubanza kuyishaka, ugahabwa uburenganzira, ubanza kuyishaka mbere y'uko ukora. Ntabwo ukora ngo ujye kuyishaka, ahubwo ubanza kuyishaka. Hakaza rero uruhushya rw'ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Ngira ngo iyi systeme yo muri no minsi yajyanwe muri polisi, ariko yayoborwaga na RURA, ariko ndumva barayishyize muri polisi. Hakabaho ikindi kintu bita fleet management license, uruhushya rwo gucunga no kuyobora amakamyo. Iki kigo sinzi niba muzi imikorere yacyo. Ni ukuvuga ngo niba ushaka gukora ikigo kizajya kimenya gicunga imodoka, ni ukuvuga ngo ufite amakamyo 15, urifuza yuko ayo makamyo bayashyiramo GPS, bakajya bamenya aho imodoka igeze, bakamenya umushoferi aho ageze, esansi yanyweye. So ubwo burenganzira cyangwa se urwo ruhushya rwo gucunga izo modoka uruhabwa na RURA. Ntabwo wajya hariya ngo ufungure office uvuge ngo ngiye kuzajya ncunga amamodoka, menye imikorere yayo. Oya, ugomba kuba ufite uruhushya rwa RURA. Ibyo ni bimwe rero mu byo RURA ikora mu mushya ndetse no ku ma authorization. Reka turebe rero, twinjiye muri systeme ya RURA, turebe ngo ni buryo ki RURA ibigenza, cyangwa se ni ibiki bisabwa kugira ngo ubashe kubona uruhushya cyangwa se authorization. Twinjira mu rubuga rwa RURA, winjira muri browser yawe. Wamara kugera muri browser yawe, ukandikamo www.rura.rw. Ako kanya uhita ugera kuri website ya RURA. Online services
aha turahasanga rero transport, ICT, electricity, gas and petroleum. Twebwe turete twigira kujya dukeneye hano aricyo bita transport services. Tuhakirike, barahita baduha ibintu byinshi bitandukanye. Tubona mu hano ni amautorization y'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ubwo ni umuntu ushaka nkuko twabivuze gukora company ikodesha imodoka z'amashanyarazi. Urahita uhakirika turebe ngo ni ibiki bisabwa. Ni ibiki bisabwa kugira ngo ukore iyi company ikodesha imodoka z'amashanyarazi. Icyambere batubwiye nuko iyi autorisation kugira ngo bayiguhe nuko ugomba kuba iyo modoka zawe zose zitarengeje imyaka 5 zikozwe. Icyo nicyo cyambere, niyo condition ya mbere. Zigomba kuba zitarengeje imyaka 5 zivuye mu ruganda. Hejuru y'imyaka 5 izo modoka ni bashobora kuzemera kuziha autorisation yo kugira gute, yo gukorera mu gihugu. License imara imyaka 2. Kugira ngo ubone iki cyangombwa bifata mu minsi 15 kuba ukibonye, kandi iki cyangombwa kiravugururwa kandi cyitwa autorisation, ntabwo cyitwa license, cyitwa autorisation, abyo bita uburenganzira. Iyo ugisaba bwa mbere hari attachment usabwa ku attachingaho hano, ariko mu kukivugurura na attachment bagusaba iyo ugiye kuvugurura. Reka batubwiye yuko hano application for electrical car ni amafaranga baguciye ari ubwa mbere, n'ubuntu, ni free. Naho autorisation nayo n'ubuntu. Okay, kuvugurura icyangombwa nabyo n'ubuntu. No kuvuga rero iyo ugeze hano ituza hano kuri apply, iyo umaze kureba ibisabwa byose ujya hano kuri apply. Iyo ukanze hano kuri apply bahita bagusaba gukora icyo bita sign in. So ugomba kuba ufite account hano kuri RURA. Kuri urubuga rwa RURA ugomba kuba ufiteho account. Nta kindi ukora, uhituza ugakora login. Wamara gukora login, urabona ko hano hejuru hahise hazaho izina ryanjye kuko nakoze sign up. Aha rero niho nk'ari dashboard yanjye, niho usanga buri kimwe cyose wasabye cyangwa se ibisubizo baguhaye. Utangirira rero hano bakubwira ngo register new operator. Urahakirika ukatangira kuzuzamo imyirondoro hano bakubwiye bagusaba. Icyambere bagusaba hano ni nationality, ubwo buno bwene gihugu. Bashyiramo indangamuntu, ukavuga niba uri umuhungu cyangwa umukobwa, ugashyiramo tariki y'amavuko, province, akarere, ukawuzuza bino bintu byose usabwa. Email, wowe usaba witwa nde, ese ni passport cyangwa ni ID. So ukamanuka, warangiza ugakora save. Iyo umaze gukora hano save rero operator wujuje ibi byose bisabwa, urategereza muri ya minsi twavuze ngahe 15 bakaguha icyangombwa. Iki ni kimwe mu byangombwa twari turimo kureba cyerekeranye no gusaba uburenganzira bwo gufungura company y'imodoka zikoresha amashanyarazi. Icyambere batubwiye nuko
iki cyangombwa kimara imyaka 2 kandi ukakibona mu minsi 15, kandi nyuma y'iyo myaka 2 kirabasha kuvugururwa wongeye gusubira muri systeme turimo hano. Reka tuze turebe ngo ni buryo ki wabona autorisation yo gutwara moto, moto taxi. Batubwiye yuko hano iki cyangombwa kimara umwaka umwe wonyine, kandi kiboneka mu minsi 30, kandi kibasha kuvugururwa, kandi iki cyangombwa ntabwo cyitwa autorisation ahubwo cyitwa license. Ariko aha ni motorcycle license for cooperative or company. Iyi ni license ya cooperative cyangwa company. Individual are not allowed to apply. Ntabwo umuntu ku giti cye yemereye gusaba iyi license. Utandukanye autorisation y'abamotari, utandukanye no kwaka license, uburenganzira, kwaka uburenganzira cyangwa se kwaka uruhushya rwo kuzajya gukora koperative y'abamotari. Aha rero bavuga ko umuntu ku giti cye atemerewe kwaka iyi license, ahubwo yakwa na koperative cyangwa company. Bavuze rero yuko nyine nk'uko tubibona hano ni umwaka umwe kimara, iminsi 30 kugira ngo kibone, kiravugururwa, kandi cyitwa license ntabwo cyitwa autorisation. Ugomba kuba ufite certificate. Nta kindi. Batubwiye yuko ku nshuro ya mbere ni 10,000 kwa apurika, naho kugira ngo ubone urwo rushya ni 200,000. Kigura 210,000. Naho iyo uje kuvugurura ni 10,000 nanone ni 200,000. Ni ukuvuga nyuma y'umwaka umwe wongera gutanga 200,000. Iki ni icyangombwa rero cyo gukora koperative yo gucunga abamotari. Reka twirebere ku cyangombwa cy'abamotari gusa. Autorisation y'abamotari, ubwo ni moto. Reka turebe ko tuhabona public transport license, public transport cross borders, ntabwo ariho. Nahabonye ahangaha authorization for motorcycles. Iki cyangombwa authorization for motorcycles, this is valid only for individual or cooperative company without enough motorcycles required for license. No kuvuga ngo iyo autorisation yahabwa umuntu ku giti cye, umuntu umwe cyangwa se koperative. Iki cyangombwa rero kimara umwaka umwe, ni uburenganzira, ntabwo ari license, ni autorisation. Iyo autorisation rero imara umwaka umwe. Icya kabiri iboneka mu minsi 15 bisabye, kandi nyuma y'umwaka umwe iravugururwa. Iyo autorisation iravugururwa. Igura 10,000. Kigura 10,000. Yego, reka turebe ko applyinga, turebe ngo badusaba ibiki. Uraza hano turebe ngo badusaba ibiki. Icya mbere badusaba ni nka bya bindi ubwenegihugu, nukuzuza hano. Wamara kuzuza ukahita ukora hano kuri save operator, then ubwo ngubwo ugategereza mu minsi 15 ko autorisation yawe isohoka. Ntabwo bikomeye rero, nawe wabasha kubyikorera. Si ngombwa yuko ujya kubikoresha mu gihe ushaka autorisation yo gutwara abantu kuri moto. Ni muri ubu buryo bikorwa, ntabwo bikomeye cyane. N'ama autorisation yandi yose
wakenera ku binyabiziga. Ngaha urutonde barimo kurutwereka. Ngayo nguko rero, nguko uko wakwisabira autorisation yo gutwara abantu kuri moto cyangwa se gukodesha imodoka zikoresha amashanyarazi cyangwa se gukora taxi y'imodoka. Muri buriya buryo usaba autorisation. Tubonye itandukaniro rya autorisation na license, byose bikorerwa muri RURA. Niba hari ikindi wifuza ko twakwigisha ku byerekeranye na RURA, ujye muri komenti ubitubwire. Mwari muri kumwe na Horeke, ntiwibagirwe gukora subscribe. Bye bye, nahejo mu kindi cyigisho.